Reka mbahe ikaze rero mu kiganiro cyacu iyi mbibutsa Karigireta TV2. Reka nshimire wowe ukomeza gukurikira televiziyo yacu, wowe ukomeza kubana natwe gatanu ku kandi, wowe udahwema kutwereka ko dukurikiye, yaba wowe uri hanze y'igihugu ndetse nawe uri mu Rwanda. Reka nkuhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turacyari kumwe rero na Alphonsine mu nkuru nziza, muri ya nkuru itwigisha, muri za mpanuro, muri za nyigisho zitandukanye zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye gukomeza igice cyacu cya gatatu cy'inkuru. Twari turiho tuganira y'ukuntu yishingiye. Icyo ni igice cya kabiri ababashije kukibona, mwabashije kubyumva neza mu gihe cyo mutoramo, kandi hari byinshi nizera ko byabubatse. Nyamuneka muri comment nimutubwire, mutubwire uko mwabyumvishe, niba byarakubatse cyane, niba bagize ubuzima bujya gusa nabwo, nawe tuganirize, tuzanaguhamagara mu kiganiro cyacu, ntawuze udufashe tubane, nawe ugire ibyo wasangiza sosiyete nyarwanda. Turi ko hari icyahinduka, ko hari imitima twasana, ko hari abo twakubaka cyangwa se tukaba twabasha guhindura. Ikaze rero Alphonsine mu kiganiro cyacu. Iki ni ikiganiro cya gatatu. Yego, nakoze. Nitwa Alphonsine kandi yambaje ndumutse mfite umutware. Ndashima Imana, nshimira n'abantu bakomeje kutwereka ko badushyigikiye, batubwira courage, batubwira ngo nkomerezaho, bambwira ngo turagushyigikiye, kubera ko ibintu ndimo mvuga hari abantu ngo byubatse. Rero Imana ibaho umugisha kubwo kutwereka ko badukurikiye. Yego. Nibutsa wowe utarakora subscribe, share, like ndetse na comment. Niyo musanzu, niyo nkunga tugusaba kugira ngo dukomeze kujya tubana gatanu ku kandi, kugira ngo dukomeze kugumana mu biganiro byacu, kandi natwe turusheho kubagerera kure iyo ngiyo, tubashe kubabariza ibibazo mwakabaye mwibariza, tubashe kubazanira abantu mwakabaye mwifuza kugira icyo mwumvaho, cyangwa se babasha kugira icyo babunguraho, yaba mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se mu buryo bw'imikorere. Ikiganiro cyacu ni mvuga ngo ikiganiro cya gatatu, wumve ko ni igice cya gatatu cy'ikiganiro twakoranye na Alphonsine, kirimo kijyanye n'uburyo yishingiye n'ubuzima bwe muri rusange. Ni inkuru ndende, niyo mpamvu twagiye tuyigena mu bice. Twavuga igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Niba utarebye igice cya mbere cyangwa se icya gatatu, nakwishishikariza byibura tangira hasi wumve inkuru, wumve ibu buhamya, wumve iki kiganiro. Ni ubuzima bwe bwite, ariko nawe hari icyo wakuramo, hari icyo nawe wakunguka muri ubuzima bwe yabashije gucamo. Nawe ufite inkuru yawe, watwandikira muri comment, ukazaza no kuyisangiza abandi, kugira ngo tubashe kugira icyo twahindura. Twaherutse rero mu kiganiro cyacu cya kabiri, twarasoreje hariya wari umaje kwiyakira, utangiye kuva mu buzima wari urimo, bamaje kukubenga, uratashye, ntaho kujya ufite akazi wagasezeye, washyizemo, hagiyemo n'undi, yewe ntabwo wagasubiramo ngo bikunde, nta naho ufite ho kwerekera. Usabye umuvandimwe ati wampa ubufasha tukabana. Nyuma y'uko rero umufasha ubufasha bwo kuba mwabana, ese ni hehe, ese yarabukwemereye? Nyuma y'uko mubanye byaje kugenda gute? Kuko turashaka tuzakomeza ikiganiro cyacu n'inkuru kurinda tugeze ubu tukubona umeze uko nguku, ubu tukubona bigeze ahangaha. Ni iyihe nzira y'urugendo waciyemo, byakugendekeye gute kugera n'isaha? Ni inkuru nziza cyane, kandi ntekereza ko bamwe na bamwe ikomeza kugenda bubaka, cyangwa se igira ikindi kintu yahindura ku buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashima Imana. Imana yakomeje kundinda, kurindana n'umuryango wanjye. Imana yakomeje kurinda inshuti zanjye, kuba tubyuka tukagenda tukagaruka, imbaraga z'Imana n'uburinzi bw'Imana. Imana ihora iturinda buri munsi. Imana ishimwe. Ndashimira abantu bakomeje kutwereka ko badushyigikiye, bakomeza kutubwira courage, mukomerezaho, courage. Ndashima Imana komeje kunyemerera ko nkomeza kuba i Kigali. Kubura i Kigali nicyo gishoro. Yego, komeje kunyemerera kuba i Kigali, kuko hari abantu binanira bagasubira mu ntara, ariko njyewe ndacyari i Kigali. Babanza i Kigali hambere heza cyane, ntabwo ari ubanza, ahubwo Kigali hambere heza. Mba numva nishimye kuba ndi i Kigali. Yego. Ndabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha kubwo kunyakira. Dukomerejeho rero aho twagarukiye bushize, yaranyakiriye ama karibu, ndaza ngera mu mujyi wa Kigali. Umva niwe wabaye inzira yo kugira ngo ngere mu mujyi wa Kigali.
bari mu mugisha wamuboneyeho umugisha ukomeye cyane, yabaye nkundera, arankingira, akora byose bishoboka mu buzima kandi byiza by'ibisirimu bisirimutse. Urumva yanyigishije gusirimuka, nubwo wenda nagiye mpura n'abandi n'izindi nshuti, kumwe ugenda ugahura n'inshuti ikakubwira ati bambara gutya, bambara ibi, bajyanisha amatya. Hari igihe nari bujye mfata nk'umuhondo wenda na beje nkabihuza kandi bidahuye, ariko kubera ko nari ndi i Kigali kandi ndi mu bantu basirimutse, bazajya bambwira ati iyo wambaye beje ushyiraho umukara kandi nyine ukabona biraryoshye. Ni urugero nagiye mbivuga kenshi, nzajya nanabavuga no mu mazina niba ngombwa. Abantu bagiye bamfasha nkaba umusirimu murabona ko ndasirimutse. Yari wagufashije, twamucupa ngo yari umuvandimwe, ariko nihe sano mwari mufitanye? Ni grand frère. Okay, ni musaza wawe muvindimwe mu nda? Yego. Ese nyuma yo kugufasha, wenda tutarakomeza ikiganiro cyacu, waba warafashe igihe cyo kumushimira? Ubu ngubu ndabona byaciyemo, Alphonsine umeze neza cyane, umeze neza pe. Waba byibura waramushimiye kuba yarakugiye i Kigali? Okay, mpora ariko bana naramushimiye 100%. Oya ntabwo ndamushimira uko we humva uko numva mbyifuza. Ntabwo ndamushimira, muramushimira cyane, ariko ntabwo ndamushimira nkuko mbyifuza. Umutware azamfasha tumushimire, arabimubwiye, namubwiye ubuzima twanyuranyemo. Yari wa muntu washoboraga kuburara nkaba narya, yari wa muntu washoboraga kuba yakwicwa n'umwera njye nkisiga, yari wa muntu ashobora kuba yakwambara ubusange nkambara, agahora nshishikariza kutagira ikintu nifuza ahandi hantu atari we mbinyujijeho. Nkuko nguko hakonje akambwira ati nta muntu w'igitsina gabo wemerewe gutiza umupira w'imbeho, ujye umpamagara mvaho ndi ngiye ngukuzanira. Yego, urumva ntabwo ndamushimira kubera ibintu yankoreye, sindamushimira kuri inshuti yanjye. Yabaye umuntu w'ingenzi cyane ku buzima bwawe, urumva byarenze ubuvandimwe, kuba umuntu w'ingenzi bikomeye cyane. Yego. Okay, dukomeze rero noneho nyuma yo kuba yarakwakiriye i Kigali, ugashyika i Kigali, ari byo ukunda kugarukaho ngo ni umunezero cyane, nicyo kintu cyakigushimisha mu buzima bwawe kuba uri i Kigali. Nyuma noneho yo kukwakira, ese niho waba waraboneye utwari muri kumwe ubu ngubu, cyangwa se hagati hari ibindi byanyuzemo? Ese byakomeje gute? Urumva kuba ndi i Kigali nyine naboneye ibintu byiza byinshi. Urumva yaranyakiriye, ambera inzira yo kujya ngera i Kigali, niho namuboneye umutware, niho twahuriye i Kigali. Yego. Urumva haciyemo ibindi bintu byinshi, birumvikana iyo umuntu ari umukobwa agenda ahura n'ibintu byinshi, abafiance batavugisha ukuri, wenda reka mbyite gutyo. Ngeze mpana n'umusore arambeshya ngo ni umudokiteri afite amashuri 2 ya primaire, nyine nza kubimenyana na binsabira imbabazi kuko nabimenye. Mpura n'undi ari umwisilamu ambeshya ko ari umukristo, nabwo nyine urumva nza kubimenya. Abantu baza kwibaza ngo se bibwirwaga n'iki? Hari ubuzima umuntu aba yarabayemo bukamutera kwanariza ikintu abonye cyangwa se kugitekereza igihe kirekire. Njyewe rero ntabwo nari buhite nemera kuba nakomezanya nawe umubano ntabanjije kumenya se ni muntu ki, akora iki, nyine nkamenya amakuru yewe. Njyewe niko nari mbayeho. Iyo ngeze hano mbwira abakobwa ngo bajye babanza bitonde, kuko ubuzima bw'ubukobwa ni amazi ameneka ntibayore. Ntabwo wamena amazi hasi ngo wongere uyayore amazi. Ni nk'icyizere. Ni ukuvuga ngo umukobwa wemeye kuba umugore, nubwo nyine biba birangiye, ntabwo ushobora gusubira inyuma ngo wongere ube umukobwa. Kabona nubwo ibyo wakwikora byose ngo wenda wambaye neza nka ko ushaka kwambara uri umukobwa, ariko ntabwo bikora ko wabaye umugore. Niyo mpamvu baba bagomba kwitonda mu byo bakora, bakitonda kugira ngo nyuma batazaregreta. Ese mu buzima bwose wanyuzemo muri inzira yawe, mu rugendo waciyemo rw'ubuzima twagiye dukomeza kumva, cyangwa se wagiye ukomeza tuganiriza, urumva wagiye ugiramo inkundo, navuga ko zitagiye zikorohera, wahuye n'abakubeshya benshi bakakwizeza ibitangaza ariko ntibashe gukunda. Ese tugarutse ku buryo bwawe bwite bw'umutima, turi abantu turababara, turakomereka. Ese byose ntabwo ushobora kuba byaragiye bibenda bigusigira nk'ibikomere kugeza ubwo iyi saha ntabwo nsimbutse inshuti zanjye mwumve, ntabwo nsimbutse turagaruka ku nkuru yacu, iyi saha bikaba bishobora kuba byakubera nk'imbogamizi mu rushaka ufite, cyangwa se akaba hari ibintu
ukaba umeze nk'umuntu utabasha kuba wagira abantu wizera, nyine bikaba ari ikintu kigoye kubera ibikomere wagiye ukura muri urwo buzima wagiye unyuramo, cyane ko nta muntu usibwa uwo musaza wawe wakubera umugisha, abandi urumva ko bagenda bakusiza ibitangaza bakinira ku buzima bwawe kandi nawe butakoroheye. Ntabwo nabikomerekeyemo cyane, nabikomerekeyemo icyo gihe, ariko nyuma yaho Imana yagiye impa ibyomoro by'inshuti nziza. Imana yagiye impa ibyomoro by'inshuti nziza kandi z'umugisha kandi z'umumaro, zagiye zinyomora ibikomere cyane. Yego, ntabwo rero nigeze bikomerekeyemo cyangwa ku buryo byagira ingaruka mu rugo, reka kandi urugo rwarabayeho bw'icyomoro gitwikira ibintu byose bibi nawe narahuye nabyo. Tutaragaruka mu rugo rero sasa, tutaragaruka muri rwa rugo ubu ngubu rwakwira umugisha, ukureba ku maso urabona ko ufite urugo rwiza umeze neza, ahubwo noneho reka tugaruke kuri urwo rukundo rundi, imbere y'uko uhura n'uwa nyawe, ubure ku mutware wawe tuvuge ko niwe wa nyawe. Abandi bose barakubeshyaga, uwo niwe wabashije kubwiza ukuri, niwe wabashije guhigura umuhigo yahize, niwe wabashije ibyo yagusezeranije, niwe wabashije kubiguha, mbese niwe wabaye intangarugero muri abo bandi bose. Wasanga bataranambeshyaga, ahubwo burya Bibiliya iravuga ngo buri kigore cyakeneye ikigabo cyacu. Ntabwo rero wagahura n'uwa nyawe. Yego, ntabwo twe twagahuye. Kandi iyo umuntu agiye mu isoko, urugero agiye kugura inkweto, aripima inkweto kugeza ku nkweto iri bufitinga ikirenge cye neza. Wipimaga no ku ndende cyane ahari. Uwanjye rero yari atarazi. Biragoye ubuzima wari urimo, noneho umuntu kandi bose mwakoranaga baga babuzi, wababwije ukuri kose. Njye nigeze no gupfusha ubukwe ku munota wa nyuma, habura amasaha ngo njye imbere y'Imana n'imbere y'abantu kubyerekana icyo twebwe abakristo twita kwerekana. Nigeze gupfusha ubukwe habura gato n'imyenda naradodesheje. Ni nyuma y'uko ubengwa kuri muremure. Yego. Njyewe namubonyeho ingeso ntari gushobora gusiporuta, hanyuma njye ubwanjye mfata umwanzuro ndabihagarika, kandi habura iminsi amasaha. Urumva byabaye vendredi, tuzerekanwa ari dimanche. N'ukuntu washakaga umugabo urabihagarika ufata umwanzuro. Umugabo namushakaga kubera ubuzima. Hanyuma rero umuvandimwe akimara kunyakira, ubuzima bwaroroshye. Navuga ntabwo bworoshye 100% kuko naho twarasitaragorinze, twicwa n'inzara tukaburara, ariko twari abakristo, rimwe tukarya cyangwa ntiturye. Urumva rero ibyo byabaye, ubuzima butangiye kuza. Rero butangiye kuza, icyambere nifitiye icyizere cyuzuye ko nkiri umwari ushimwa n'Imana, kuko niyireba byose abantu batareba, ushimwa n'abantu bakeya, kuko abantu bo ntabwo bashobora kugushima bose, ntabwo bishoboka. Rero kubera ko nifitiye icyizere, nagombaga kubihagarika. Haraho nabivuze impamvu uko byagenze, niba binsaba nzabibasobanurira, ariko ni njyewe wabihagaritse. Ndavuga ngo ubukwe bugomba guhagarara, burahagarara naradodesheje twanahashye. Nacyo ni ikindi kiganiro. Ni ikindi kiganiro. Ndabona kizagera. Nyuma yaho rero nahise mfata umwanzuro, nkumva ko nta musore ugira urukundo. Mpita mfata umwanzuro noneho sinzanashaka. Ibyo ni bya bikomere. Yego, birashoboka. Ni bya bikomere navugaga. Yego. Ubwo rero nzababwira uburyo nahuye n'uwo turi kumwe uyu munsi, inzira twacanyemo, uburyo byagenze, byose nzabibabwira. Nibumva bakeneye ko bibabwira, nyine bazabyandika mbwa ati tubwire byagenze bite, mwahuriye gute, byose. Alphonsine, iyi saha uri umumama ufite urugo rumeze neza, nawe n'ukubona ku maso ni ibintu byigaragaza, ntabwo uri mu buzima bubi. Ntabwo uri mu buzima bubi. Mu rugendo wanyuze, mu buzima waciyemo butari bukoroheye, niki wicuza ushobora kuba warakoze, ugikoze kubw'ubuzima bubi ubu ngubu utakora, cyangwa se ubu ngubu urimo kwicuza kuba icyo kintu cyarabayeho kubw'ubuzima wari ubayemo butari bukoroheye? Kuba ntarize byo ngo ngire masters, naretse kwiga kubera ubuzima. Ibyo ni ikintu mwana nicuza kuko imyaka iri kugenda. N'ubu ariko nta cyarenga wakwiga. Nta cyarenga nakwiga, ariko nagize izindi nshingano, birasaba kubanza kuzishyira ku murongo, nkaziringa neza nkabona icyo kintu mpora nkicuza. Nagombaga gukomeza nkahatiriza, nkarwana, ngahatana, ariko nyine ni ikintu mpora numva nacyo ni igikomere.
uretse kuba warabonye cyangwa se waragize amahirwe ugahura n'uwanyawe ari we umutware wawe isa muri kumwe, ni ikihe kindi kintu cyagushimishije muri ubwo buzima nubwo bwari bubabaje? Buriya tuba mu buzima butubabaza, butugora amanywa ijoro, ariko uko haba ibibi ntabwo habura n'ibyiza. Iteka ikibi n'ikiza biragendana. Ni ikihe kintu cyaba cyaragushimishije muri ubwo buzima bubi butari bukoroheye, nyamara nubwo bwari bubabaye ariko ukaba uvuga ati iki kintu ntabwo nakibagirwa? Ikintu njya numva cyanshimishije ntajya nibagirwa, sinzi ikinyarwanda wenda ndibuvugamo kugira ngo abantu bazabyumve, ariko kuba Imana yarankoreye ubukwe nkiri umukobwa, mu magambo make ni ikintu numva kijya kinshimisha. Ngenda mu muhanda numva ndi fiyeri y'icyo kintu. Yego, kumva ko harimo ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi birumvikana. Bigaragara ko mu buzima bwose wanyuzemo wagerageje. Naragerageje kandi urumva ubuzima bwari kundya, nkinyanyagiza, nkiyandarika, nkandavura, nkandarara, nkahemuka. Yego, nkihemukira ubwanjye cyangwa nkanahemukira n'abandi. Ni iki wabwira nk'umuntu iyi saha uri mu buzima nk'ubwo wari urimo, ubabaye nk'uko wari ubabaye kiriya gihe, utorohewe nawe n'ubuzima cyane, nawe uri guhura n'abantu navuga ko atari abanyabo bakomeza kugenda bamubeshya mu buzima bwe, kandi n'ubuzima arimo ni nko gukinira ku buzima bwe, niko nabyita. Kuko kuba umuntu wamubwira ukuri ku buzima bwawe kose ntawe umukinze, yarangiza akaba ari ufata iya mbere mu kuba yashaka kongera kubwangiza kurushaho cyangwa se gusubiza inyuma kure cyane y'aho wari uri, uwo muntu ntekereza ko ari gukina ku buzima bwawe. Ni iki wabwira undi umuntu, umwana w'umukobwa cyangwa se ufite ubuzima bumeze nk'ubwo wari urimo kiriya gihe? Nabigarutseho ubushize, cya mbere ni ugushaka abantu aganiriza bamuruta, anasenga, yirinda anyurwa. Aka kantu ko kunyurwa nkagarukaho, kuko igihe cyose umuntu atanyuzwa arahemuka. Nimba ubona wambaye urukweto rumwe ukumva ntirukunyuze, nubona umuntu uzakwangiriza ubuzima akaguhindurira inkweto, ukagira inkweto zirenze 10, ushobora kuzabutanga kugira ngo ukunde uce ahantu ufite umucyo, ariko mu by'ukuri warangije kwiyangiza. Kure ni kwa kutanyurwa. Naganirize abamuruta, nasenge, aganirize abamuruta, ananyurwe. Kunyurwa nicyo kintu kiba gihedinze burya ubuzima bw'umwana w'umukobwa. Urakoze cyane. Reka nkushimire ko ukunda kutubwira amagambo, uvugisha ukuri, ntuca ku ruhande. Nyamuneka niba uri umukobwa cyangwa se n'undi wese ushobora kuba unubatse, byinshi tujya tugarukaho mu bijyanye n'urushako cyangwa se tukagira n'inama abakobwa. Ni gake cyane kubona umuntu kugira inama kandi akubwiza ukuri atagamije kukoshya, nta n'indi nyungu ye wabifitemo. Ni byiza cyane, ibintu by'agaciro. Reka rero nkushimire muri iki kiganiro cyacu, kandi nkomeze gushimira nawe ukomeza kubana natwe, wowe udahwema kutwereka ko turi kumwe, wowe twandikira muri comment zanyu turazibona cyane, turazisoma, uko yanditse turayisoma, kandi rwose tubabwire ko umusanzu wanyu ni ingirakamaro, nibyo bidushoboza bigatuma twongera kugaruka mu kindi kiganiro, tukabahinda episode, tukongera tukagaruka mu bindi, tukabereka byinshi bigiye bitandukanye. Ntimubure ibyo mubasha kuba mwareba kuri channel yacu, ntimubure za nyigisho n'impanuro mushobora gusanga kuri Greta TV2. Rero nawe utarabasha gukora subscribe cyangwa se ngo ubashe gukora like, cyangwa se ujye unashinga n'ibiganiro byacu, cyangwa se muri comment ngo twandikire utubwire, twandike tuganire, twandikire nawe uduhe igitekerezo cyawe. Ndabashimiye rero, ndizera ubutaha tuzagaruka mu gice cya 4 cy'iki kiganiro, kuko ni byinshi twumvisha utatubwiye, ni byinshi tutigeze tuvugaho, ariko tuzagarukaho noneho cyane byimbitse ku by'umutware muri kumwe ubu ngubu, ukuntu mwahuye, ukuntu byagenze kurinda bigeze ubu ngubu, aho tubona umudamu rwose ushimishije, ushima Imana, usa neza ku maso, ufite ubuzima bwahindutse. Ubu noneho ntekereza ko ntago noneho ubwo bagusabye, nubwo wavuga ngo urijyanye, noneho ubwo Imana tutagaruka pe, ntabwo wagaruka. Urumva noneho mfite umubiri umfasheho, ubundi ntabwo twanabarenganya. Oya, ntabwo bavuga ko mbona nangiye kuba mugufi kubera kurya. Iyo umuntu arya nyine agenda aba mugufi. Reka mbashime rero, ciao ciao, bye bye, naho utaha mu kindi kiganiro gikurikiye muri part 4. Bye.